ashimwe ahimbazwe. tugiye kwigira hamwe amagambo avuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani abaribo. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, utuyobore mu cyigisho tugiye kwigira hamwe mu izina rya Yesu, amen. Ese uri uwande? Uri uw'Imana cyangwa uri uwa Satani? Turasoza icyigisho buri wese amaze kumenya uruhande arimo. Turasoma urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere. Reka dusome. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese aguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye imbere na mbere Satani akora ibyaha. Umurongo wa 4 uravuga ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Umurongo wa 8 uravuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi: ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umurongo wa 10 uravuga ngo icyo ni cyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Bavandimwe, ndabifuriza kugira urukundo rwa Kristo. Isomo risoza turarisanga mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Haravuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Bavandimwe, ndabifuriza kugira urukundo rwa Kristo. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Ibyo yakoze biraguta.
Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kubw'urukundo rwawe udukunda, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye uburinzi bwawe buhora kuri twebwe, ukaba wemeye ko umwana muto aducisha amagambo meza mu matwi. Turakwinginze kugira ngo aya magambo adukebure, nuko twemere kuba abana bawe. Turagusabye kugira ngo uyobore intambwe yacu, abayumva bose ubahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.